nuko mu rukundo rwa nyarwo Farida impamvu ego nkamukunda cyane impamvu namukunda cyane ni nimwe kuko duhuje ubuzima urabona ko yagiye atereranwa ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bizakomeza kugira mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri muhugu bye bitandukanye ndashimira gukora subscribe kandi kana comment ndetse n'inama n'ibitekerezo mutanga muri comment ndabashimira cyane kubera ko hari benshi mugira inama zikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi niyo mpamvu rero njya mbasaba ko niba urebye ikiganiro ukagisoza wakunze inkuru cyangwa se umuntu twaganirije wumva ko hari igitekerezo ushobora kumubwira ku nama cyangwa se n'indi nyunganizi ushobora gutanga wajya muri comment murakoze cyane ndaho ndashimira Imana bukebuke pole kabisa long time kabisa wabaga he kutakiboneka ya urebye nari mazi kandi njye wakubuza abandi barakubona oya wenda ntibyabura harabambonye nawe nyine wari kumbona ariko ni nyuma y'igihe kirekire cyane nyene naragiye kwihugura muke kwihugura amahugurwa oya naragiye kwihugura mu byerekeranye n'imibereho y'ubuzima bwanjye si imibereho irakugora cyane ku buryo ujye mu mahugurwa y'imibereho yego cyane kwitekererezaho cyane ko nabarizwaga mu bintu nyene byo gusenga cyane urebye nibyo barizwamo nibyo misi ndimo mbarizwamo none se kamuba igihe kuva watangira gukizwa kuva wavuga ko wakijijwe bishaka kuba byarakugoye cyane ku buryo nisa ukijya kwiga ibijyanye no gukizwa ukiri mu mahugurwa yo gukizwa byabaye byinshi gukizwa ku buryo ukiri kubyiga ego ntago nakubesha kubera ko ngewe ntago nayimenyereye ibintu by'ikizwa ubuzima busa nkaho bwahindutse abari basanzwe bankurikiranye cyangwa banzi ntago na n'isaha ntago barabasha kwiyumvisha ko biriya bintu nabivuyemo nari ndimwo urebye na n'isaha rero biracabatungura ni mu buryo bw'imibereho yanjye kugorana ntibyabura ariko reka nkomeze ngerageze tu komeze ugerageze ubuzima nkomeze ngerageze ubuzima ariko ubyibura umaze kumenyera nyine agakizo umaze kukamenyera ibisabwa umaze kubimenyera mbese ikintu cyose ntago ibisabwa byose ndabigeraho ntago ibisabwa mu rugendo rwa Gikristo ikintu kibura urebye nakubwiye ko ngewe ndi mu bintu by'amahugurwa kubyekeranye n'imibereho ndetse n'urugendo rwo gukizwa nubwo nakijijwe ariko kubatizwa ikintu gisabwa hari ibyo mbanza hari ibyo ndi gushaka kubanza kumenya hari ibyo ndi gushaka kubanza kumenya Bibiliya nayo ntago ndanayimenya sibyo ariko cyane cyane ubu ngubu icyo nsaba Imana nuko yangeza kubitangaza mbese n'abantu bakabibona aba nashaka n'umugore mwiza abantu bakabibona ubundi cyifuzo cyawe mu bijyanye n'agakiza burya iyo umuntu akijijwe afite ikintu cy'ingenzi yifuza ibyatumye ugana inzira y'agakiza wabigezeho cyangwa ntago urabigeraho bimwe na bimwe byatumye ukizwa bimwe na bimwe nabigezeho ariko hari n'ibindi ntarageraho ariko hari ikintu nyamukuru kiruta byose urebye nkeneye umufasha ku bintu byose yego nkeneye umufasha nkeneye umukunzi oya ntago mba ndi kwiganirira nkeneye gushaka umugore nkanamugaragaza nkamutunga inshingano z'urugo nkazuzuza neza kuko nimba abantu benshi bari banzi nk'umuntu uryamanye n'abagabo umusore byanze bikunze kugira ngo werekane ko nahindutse bya nyabyo n'umugore ntangira ubuhamya cyangwa n'umusheri wanjye nabo bwiza abantu kuri ti uyu kayusi uko muri mumuzi imbere ntago ariko kimeze washobora gukunda umugore umwe kayu ko njye mbona ngo watereye ivi umukobwa ejo nkumva umukobwa ngo agutereye ivi nkumva ngo byagenze gutya wakunda umugore umwe burya iyo umuntu akijijwe akizwa ibintu byose ibintu byo guheheta ibintu byo guhora umuntu yiyandarikana byita kwiyandarika kuko n'ababigerageza ntago byabahiriye abeshi turanabigarukaho turatanga ingero ku bantu byagiye bibaho abeshi ntago byigeze bahira abantu byandarika ibintu byo guca umugore wawe inyuma cyangwa ibintu byo guca umugabo wawe inyuma nkanjye ubwanjye ntaho naba mvuye ntaho naba ngiye rero nimba ningize amahirwe Imana nkayisengekana nkava muri buriya buzima bw'ubutinganyi nkagira amahirwe nkakizwa nkagaragara neza nkambara neza abantu bakabyishimira
biba biri ngombwa ko urukundo ngewe naba ndimwo n'umusheri wanjye cyangwa n'umugore wanjye kubyerekeranye n'uwo mufasha nicyo cyifuzo cyanjye abantu babikunda kandi n'Imana yabiha umugisha rero nta kintu kimwe utageraho wasenze Imana cyane reka twizere ko byibura nk'uko bivuze Imana izabigufashamo kandi wa mugabo n'umufasha akazaboneka ariko hagati aho ngaho nakukire mu ijambo hari ikintu cyanzanye gikomeye cyane cyanambabaje babazwa na byinshi turamenya babazwa na byinshi urabona nanjye muri uru rugendo urabona ndacyari umusore nkuko nabikubwiye nkeneye umufasha nkeneye umukunzi ari umuntu nabonye mwari mumaze iminsi muhura navuze izina ariko ndamuvuga izina nta kibazo hari umuntu nabonye muri iyi minsi mwari mumaze iminsi muhura bamwitaga Farida ari mu bibazo by'urukundo n'abagabo babiri ariko mbona ko biriya bibazo nanjye nabinyuzemo rero ikintu cyanzanye nyamukuru tugana ku ntego ni uburyo bwo kwifuza ko ampuza nawe kuko ngewe ego ni uburyo bwo kwifuza wa mukobwa ndamuzi yari afite akabare numvise amakuru ni umumama afite umwana ndetse aranatwite urebye ngo ni umumama w'abana yaratwite uriya kandi nabonaga ari umukobwa yaratwite afite umwana afite n'undi atwite afite umwana mukuru ariko aranatwite none se ikibazo cy'amatsiko ngifite uwo mwana afite ni umwana ukiri muto bisanzwe abana n'umugabo cyangwa wenda ntabwo abana n'umugabo afite umwana mukuru umwana abiwabo abiwabo ntabwo babana ahubwo afite n'uwatwite tuvugana ariko nawe nagabana ahubwo kwanza mbwira uramushakira iki Farida urumva nyine ibibazo byarimo tubazo twaradufite twinshi muri iyi minsi ariko urumva ko muzi yego hanyuma Kayusi rero arashaka iki kuri Farida nabonye ibibazo arimwo tugana ku ntego kugira ngo twumvikanishe ingingo nyamukuru twumvikanisha ibintu gishaka kuvuga byanzanye by'ingenzi kuko amakuru yanjye asanzwe yo mu buzima busanzwe yo mwayumvise ndashimira Imana ndahoboke pole ariko noneho uwo mukobwa bita Farida nigeze kuba ntarakizwa nanjye nigeze kuba najya mu kabare yari afite business niko nabyita ariko nabonaga amaso taraya nkabona abari kumwe n'abandi basore b'abagabo nkabona mbese arajagaraye nyibaza se bari abantu babara abakiriya bikancaga jewe nanjye nari njagaraye ntubizi se nahoraga nterera amava batinganye abagore n'abakobwa banterera amavi abandi banshinja impinja banshinja abana ariko mu byukuri ibyo byose nabirenzeho ndasenga Imana inkiza ibigeragezo ari nayo mavugizana n'inshuro meze neza rero uwo Farida nyuma y'igihe gitonya nibwo nabonye ajagaraye ndavuga utari ko nakijijwe uwanyura kuri Keza akampuza n'uwo mukobwa bita Farida akabazo ushaka kubaza hanyuma Farida ndabyumva uramuzi utuyumubona ko tuganira nawe ibibazo afite ndumva ubizi warabibonye hanyuma ushaka guhura nawe mu ruhe rwego kugira ngo umusengere wifuza kumufasha nuko ubona ubuzima nyine ndashaka kumva impamvu ushaka guhura nawe impamvu Kayusi kano kanya yifuza guhura na Farida rwose tuyumve tuyimenye urakoze ikintu gihe cyatumye nifuza guhura na Farida Farida mu buzima busanzwe burya ku bantu batamuzi aritonda kandi n'umuntu ushukika vuba sinshaka kumushuka nta nubwo nshaka kumusengera ariko ngewe ikintu ngewe nshaka cy'ingenzi nyamukuru ni ukumuha urukundo rwa nyarwo Farida impamvu yego nkamukunda cyane impamvu namukunda cyane ni nimwe kuko duhuje ubuzima urabona ko yagiye atereranwa ariko hari ubundi n'abagabo babiri yahuye nabo ngewe sibyo niwo bagabo babiri nagiye numva ariko ngewe uwonzi ni babiri n'ubundi uwonzi n'uwo mugabo n'uwo mugabo wundi ariko we namubonye nk'ari umupapa nkaho wagira ngo arashaje nimba afite umuryango nimba afite abana n'umugore simbizi no kuvuga ngo muri make yari afite uwo musheri kugira ngo ubyumve neza yari afite uwo musheri bakundana bisanzwe yako nyine basa n'abatandukanye kubera abazo nyine baratandukanye kubera yuko uwo ngo Farida yamuciye inyuma kandi bamenyanye mbere yuko uwo mugabo bamenyana rwose none ukaba ushaka gukundana na Farida nkabashaka ibyo bibazo byose afite ukaba wumva wabikemura kuko urabizi we kezi ibibazo nagizemo ni byinshi kandi nawe uri umwe mu bantu bagiye bangira inama sibyo ibyo bibazo nubwo bikomeye byo kuba yaratewe inda
akategwa inda n'undi mugabo nanone nawe ufite umugore ufite n'imiryango akaba yarafite n'umusheri uraho ngaho bisanzwe ahubwo ngende kwibaza kubera iki yagiye guha ibyishimo undi mugabo ufite umuryango n'umugore byatewe n'iki icyo kibazo ngiye ndashaka kuzakimwibariza turi kumwe niwe wagisubiza ntago ari nge yego sinakikubaza ndashaka kuzakimwibariza niki wabuze ko uriya musore mwari muri kumwe we ntago muzi izina ariko uriya musore mwari kumwe ko nabonaga nta kintu atwaye ko nabonaga munaberanye ariko jewe namwifuje nifuje guhura nawe nifuza no kumubera umukunzi yego sinavuga ngo ndifuza kumubera umugore wenda twamaze tukaba boyfriend n'aba girlfriend nkaba namubera umufiyasi nawe akambera uwundi rero biba ngombwa ko akimara gutandukana n'uriya nabyumvise wamutumiye ndabizi abanyamakuru inkuru mugenda muhura nazo inshuro nyinshi kandi hari ikibazo ushaka kubaza kayusi ugikora ni byiza kuba ushaka ko rwose mukundana nta simbyanze ubu nyir'ubwite niwe uzakubwira igitekerezo afite ni byiza nimba wumva ushaka ko mukundana hanyuma ko jya aho mperukira kuganira nawe cyangwa se n'ibindi biganiro njya numva ukora ukunze kuvuga ko nta buzima hari naho uvuga ngo ibi byo gukizwa ugiye kubivamo kubera ko nta kintu kibamo nta kintu ubona kandi uri umutinganyi wibonera udufaranga ibintu nk'ibyo mbese ngo ubuzima bwawe ntabwo bumeze neza hanyuma noneho ugiye gufata inshingano zo gufata umuntu w'umugore ufite inshingano ufite abana babiri nabwo umwana uri mu nda ni umwana umwe se ufite kwambye ko afite babiri hanyuma urumva ubuzima wowe ufite uri kuba mu bungubu uzabasha kububamo na Farida ukanakemura ibyo bibazo byose afite muri ubu buzima bwe umusanzemo bitewe nuko nawe mbona uhora uvuga ibibazo byawe ufite urumva uzabasha gukemura ibibazo byawe bigahura n'ibya Farida afite ku giti cye ukitwa n'umugabo we cyangwa sheri we ukumva ibintu byose uzabifatanya ukabasha kubikemura ibyo byo ndabyumva birumvikana ibyo byo nabitekerejeho ni nabyo bintu byangoye kubyakira ndetse na n'isaha icyambere ni ukubanza kumenya Farida se we arifuza umuntu umukunda umuba hafi burya urukundo ruta ibintu byose kandi ibintu nibishakwa nemera wenda ko ibyo bibazo uvuga nabinyuzemo ndetse na n'isaha ndacyabinyuramo sibyo nta muntu utakena kandi kugena si icyaha kugena si ingeso niko bajya bavuga rero jewe mbaye inkunze umuntu niyo nabandara hasi twararana nawe abyemeye abaye nkunda kirika nawe nimba atifuza umugabo mwiza umuba hafi kuko urukundo si ubukire kuko ubwo bukire ushobora kubugeraho wanasanga no kugira ngo uwo mugabo amutere inda yaramushukishije inzoga cyangwa wenda yaramushukishije amafaranga biranashoboka sibyo rero nawe nzamuhitisha mu ibintu bibiri gukunda umugabo akamuha buri kimwe cyose akamuha ibyo bintu by'ubukire ndabihuza n'ubukene wenda bwanjye giye n'abandi ndabimubwira niduhura nzabimubwira ari ibintu bibiri hitamo kuba Imana yaguha umugabo w'umukire ufite buri kimwe cyose dore ko babatera inda birukira amaronko ndetse birukira n'imitungo n'ibyisi akaba ariyo mpamvu baterwa izo nda bikarangira bagize ibyo bibazo ikaguha iyo mitungo n'uwo mugabo mwiza ufite ndetse n'imitungo ufite buri kimwe cyose ariko ibyo bintu ukabirya ubitama amarira Imana ikaguha n'umusore uciriritse wenda umugabo ikaguha n'umugabo n'abagabo babiri mvuze uraho uciriritse mu buzima busanzwe ariko afite urukundo nanone adakinye cyane sibyo nta wasaba ariko afite byibuze duke twiwe ariko afite urukundo afite n'ubumuntu ndetse azi n'igikorwa cyanyacyo cyo kuba yakwitaho umugore we cyangwa na sheri we ndetse abizi ariko ufite urukundo n'amahoro ariko ibintu ukaba wabigeraho nawe nzayimuhitishamo azamitiramo kimwe azambwira kubona iyo mitungo akayirya yitama amarira anagowe noneho no guhura nanjye ubwo navuze uwo mugabo navuze uwo mugabo w'imitungo kugira ngo mbihuze n'ubwo bukene uri kuvuga sasa ari icyo nshaka kuvuga ubukene bwanjye burimo amahoro bunsigaye nsengaro urabona ko meze neza ubutuvugana oya ntago hinduka n'ubyibuha nunanuka impamvu ntabyibuha ngo mere nk'abandi nuko wenda ariko Imana yandemye wasanga ariko Imana yandemye icyo nshaka kuvuga rero mbihuza n'ubwo bukene uri kuvuga ibyo bibazo kuba naba naramukunze ari mu bibazo nawe yakwemera kunkunda nawe nge ndi mu bibazo aho niho nahita amenyera ko nawe inshingano z'urugo azujuje cyangwa nibwo nahita nemera ko nawe afite urukundo ariko ibyo bintu natabyemera ubwo nyene azahora muri bya bintu yitubukire cyangwa azahora muri bya bintu by'indonke abirya mabitama amarira ikibazo nshaka kubaza rero birumvikana ko ushaka kumufasha ushaka kumuba hafi mu bibazo arimo ariko ikindi kintu
wibuke ko afite umuntu wamuteye iyo ndatwite afite n'undi musheri ku ruhande batandukanye tumwihoreye ko we byararangiye ego ahubwo wibuke ko afite umugabo wo nguwo wamuteye ntago tumuzi nubango uwo mugabo nyine wamuteye inda niwe yita umugabo we uwo nguwo n'ubundi nawe afite umugore ntago amwita umugabo we kuko nawe afite urugo gusa niwe twavuga ko niwe ariko wumve yuko uwo mugabo afite umugore afite n'umuryango yego none ndi kukubaza ko utangiye gufata inshingano zakabaye ari iz'undi mugabo wamuteye iyo nda yego uri gufata inshingano zakabaye ari iz'undi mugabo wamuteye inda yego ushaka kuzishyiraho nyine wowe kugira ngo uzirengere kuko mbese umwiteho kubera ko nge namukunze nabonye twahuje ubuzima yego hanyuma nyirinda we naramukaje akavuga ati bimeze bite ko mbese navuga ko bikaba nk'ingaru nyine bikaba nk'ingaru turi kuza kuvuga ko ushaka kunderera umwana kandi ari njyewe papa w'umwana urumva niba ushaka kurera umwana utari uwawe utekereze ko inyuma nasa ashobora kuzaza abivuga avuga ati nibwo dushaka kuntwarira umugore urumva ko biri kose nimba yemera ko inda ari ye urumva ko ari umugore we nyine birumvikana kubyumva neza aho mbwira rero aho ngomba gutari kwishyira mu bibazo utazabasha gukemura urakoze cyane njye numva ko muri ibi bihe turimo umuntu ajya hari amahoro nta muntu wifuza urugo rurimo ibibazo n'amarira none se nimba yemera ko iyo nda ari yiwe sibyo uwo mugabo n'uwo Farida akemera ko yamuteye inda bahuye sibyo basi se umugabo aramufasha nicyo kibazo njye nibaza kuko impamvu ibijyanye n'uko umugabo amufasha byo ntabyo nzi kuko uwo mugabo ntabwo turahura sindanaganira nawe gusa ibyo niwe uzabikusubiza buriya hagati y'abantu babiri umugore n'umugabo nibo bamenya icyo ngiye maze kubona kuri Farida gusa ngi ibyo nzi uwo mugabo sindahura nawe simuzi nuko umwumva gutyo umugore waza akandirira ati umugabo nta kitwitaho mu rugo ariko uko biri kose afite umwana we na Farida baziranyeho nanjye ntazi yego aho rero sinabihagaraho ariko singuciye intege z'uko utakomeza ijambo ngo uzare mugezeho rwose Farida ubwe ni ukwiye kukwemera cyangwa niwe ugomba kwifatira umwanzuro yego hanyuma nawe ko hari ubwo ndi kugira ngo utubazo twose nzi dushobora kuzavamo nyuma riske ingaruka umukecuru ugufitiye umwana kwanza ubu umwana agiye kugira umwaka ndabyumva wabigeze he ntago mperukana nawe usiderukana byo urumva niba ushaka kugira ngo ufashe umuntu nawe ufite uruhinja mu nda ushaka gukwitaho akaba hari n'undi byavuzwe ko umwana ari uwawe byo bimeze biti byo byarangiye gute kuko simeruka kuganiriza no kugana n'ura mukecuru ariko najya utubwira aho byahereye urakoze cyane bimeze bite uri kumwitaho byarangiye umwanze byarangiye mbese amaherezo yabiriye byo byahereye kugira ngo twumve niba koko izi nshingano ushaka gufata niba uzazuzuza kuko byagaragaye ko n'iza mbere zakunaniye yego urakoze cyane ibyo uri kuvuga birumvikana abantu badukurikirana mu buzima bwa buri munsi ku bantu bazi amateka yanjye n'uriya mukecuru ngerega mwita umukecuru nubwo nakijijwe iryo jambo arakuze njya mvuga iryo jambo bakambwira ngo umuntu wakijijwe ngo ntago bagomba kuvuga iryo jambo ariko nimwe mukecuru mwaragize twagize iki ngo twaragize bajya bavuga ngo agakono gashaje nako karyoshya imboga yego agakono gakuze niko karyoshya imboga ibi byo ntago twabitindaho ariko njyewe nyiri muri ubuzima bw'ubutinganyi uriya mukecuru nubwo yakomeje kungendaho nkamworohera bwari uburyo bwo kugira ngo mpicyubahiro abandi bagabo basanzwe yewe nubwo umwanya umwe namwemereraga undi mwanya nkamuhakanira kuko nta cyemezo nabonaga nta n'ikimenyetso cyagahagaragaraga icyo gihe kigaragaza ko umwana njye ari uwanjye biriya bintu by'uriya mugore mwabonye n'uriya mwana bavuze ngo n'uwanjye yewe yarambeshyeraga niyo mpamvu kugeza n'isaha mutakibona cyo uri kungendaho uriya yanshagagaho amafaranga nanjye nawe nari mfite yanshagagaho amafaranga yanshagagaho imitungo nanjye nta kintu nari mfite iwacu bari baranereranye narabuze najya aho mbarizwa ariko mu by'ukuri kubyanjye n'uriya mukecuru ndabizi Farida ashobora kuzayimbazaho ti nawe ngo hari umwana wihakanye ngo urumva ngo ushaka kunkundira umwana nanjye mbibajije ngo atari n'uwawe ngo nanjye ukankunda ariko iby'uriya mugore we bavuze ko twabyaranye byararangiye ndatekereza ko na Farida atazanabimbazaho byararangiye umwana ntago wasanze atari uwawe yego uriya mwana asanze atari uwanjye n'umukecuru byararangiye yarabyemeye ubu ngubu nawe nta gakingiye mbese mwarabikemuye twarabikemuye kuko ubwo mwabikemuye mwibanga ubushize twashatse kujya gupimisha DNA niba DNR
ibisubizo bitinda kuboneka ariko yaciye inyuma haruswa umuganga wadupimye ukumva haruswa umukecuru afite amafaranga buretse ntabyo wamenya urabizi ko bibaho ko ruswa zitangwa sibyo niba yarazimuhaye simbizi ariko yahise amubwira ati ngo umwana n'uwawe anzanira akarese kavivuye ariko ibimenyetso byo mu mashini ntago nabibonye naho mpamvu nasubiyeyo bahita bavuga uti umwana ntago arwaye twibeshaga rero ntago azabimbazaho kuvyerekeranye nge n'urukundo nagirira Farida rutandukanye n'urwo mugabo utemera kumufasha sibyo none se kuki nge nafashe guriya mugore nkanamufasha noneho n'umwana atari wanje ukuvuga ngo wakoze tuvugishije kuri wo mufashije kangahe namufashije niyo kaba gatatu wabivugaga ntubikore ntabyo mwabonye se akeza nawe numenye uteranya abantu ntacyo reka ibyo mukecuru twagira ngo nagira ngo gusa twumveho uko byarangiye ibyo karagaciyemo twabyumvishije ubwo bivuze ko inshingano ugiye kugira zaba zireba Farida uzaba inshingano urumva iyo ukunze umuntu mukundana n'ibyo byose ahubwo ngiye akabazo k'amatsiko mfite gutezwa ingaru kuko ngewe mu buzima nabayeho ntezwa ingaru wibuke nyine muri bwa buzima bw'ubutinganyi nahoraga ntezwa ingaru za buri munsi n'uriya mukecuru haza abagabo babyaranye hakaza n'abakobwa be hakundana nabo bikarangira gutyo gusa ariko none akabazo mfite k'amatsiko nanagiriye ubwoba nuko Farida nimara kumupropose urukundo nawe akanyemerera gukundana nanjye akemera kuva inyuma ya ka gasore k'amafuti nabonye ariko mumbabarire kuba nkoresheje iryo jambo saka amafuti nanjye wenda wasanga muri akanya hari bunyita gasore k'amafuti nuriya mugabo nakwita ikintazi kuko niba yaramuhaye ibyishimo akamutera inda akamuhisha ko afite n'umuryango ndetse afite n'abana ntamufashe kugeza iyi saha Farida akaba ageze ku rwego rwo kuba yareka amaboko akaba ageze ku rwego rwo gusaba uwo yimye urumva ko uwa mbere yaramwanze nawe yamuciye inyuma hari ibibazo bibiri ndi kwibaza ni iki yaburanye uwo musore bakundanaga kirika wenda niba yaramuciye inyuma hari impamvu ariko izo mpamvu ni uzazi gusobanurira genekereza ko rero uwo mugabo ngushije ku ntego uwo mugabo wateye inda Farida babyaranye ntekereza ko ashobora kuba yakwemera umwana aramutse nyine nteje ingaru ngewe akabazo kanshaka kubaza kandi ko hari abakobwa benshi beza batarabyara cyangwa se batanatwite nyine cyangwa batatumujya no gukora izo nshingano zose ugiye gutangira kugura imyenda y'umwana n'ibiki no kurera kwera iki warebye ugahitamo Farida kuko hari abakobwa ndetse kuziranye n'abakobwa benshi abakijijwe musengana n'abandi n'abapagani kuki wahisemo Farida kandi hari abandi bakobwa hari nabo njye mbone bakubwira ko bagukunda kuki wahisemo izo nshingano zinakomeye bizanakugora no gushobora zo kugira ngo uhitemo gukunda Farida kandi hari abandi wagakunze batari mu ya bakiri n'abakobwa bakiri vierge niko nabivuga jewe ntekereza ko ubuzima bwa Farida butandukanye n'ubwanjye ko nge nabaye mu buzima bukakaye kuruta bwa Farida numva ko jewe kungirira ikizere kuri buri muntu wese byagorana kireka umuntu wenda ngewe uzanyikundira sasa ari ikibazo mbajije nacumvise impamvu ngewe inshingano zaba ziri hagati yanjye na Farida naba nazemeye nuko nzi ko Farida nawe asa nk'umuntu wihebye uwo musore baratandukanye n'uwo mugabo yaramwanze urumva uwo mugabo nta kintu afasha Farida wamuteye inda ndetse no wa musore bakunda nta kintu kimwe amufasha ariko ngewe impamvu nabyemeye nkaba nakwemera icyo nshingano nuko banza nkamekinga shuwa ko Farida nawe afite urukundo rwanyarwo nimba kuko Farida genda cyane umusore sindabyara sibyo ubu ndacyane umusore urumva nkeneye kubaka ariko uwo mugabo we afite izindi nshingano zo kwitaho urundi rubyaro cyangwa urundi rugo ku rundi ruhande rero Farida ntekereza ko azabyemera uwo mugabo nanaduteza ingara akavuga uti tumaze kubana na Farida akabona wenda n'igikwe kirinda gukorwa wenda akabona Farida tumeze neza urabona ko na Farida ubu yarananutse kubera ibibazo ameze nkanjye muri cya gihe nari naratereranywe n'abantu benshi nta muntu wankundaga ariko kugeza iyi nshuro amasengesho ndimo amasengesho nari maze iminsi ndimwo nasengaga nsaba Imana ko yahumugisha urukundo rundimwo ikaha n'umugisha Farida wenda tukihurira tukakundana nkamuha ibyishimo nkamwibagiza abo bagabo bose bamubabaje ntago tunege yego nakubwira felicitation kandi amahirwe masa yego mu rukundo ushaka kugerageza bushyashya yego
ngewe nanga kukwereka umuntu ko ikintu kidashoboka kandi gishobora no gushoboka. Oya bizakunda impamvu ufite n'icyizere. Iyo gikoze kikuri ku mutima ubishaka kirakunda. Rero wowe uzigeragereze Farida, niba utazifite nimero z'umbwire nziguhe. Hanyuma nawe ni umuntu mukuru, mwese muri bakuru muzareba uko muganira, ubwo ikizavamo muzatubwira. Ya kubera ko ngewe nshaka kuza nkora surprise ari ibintu mwisabiye, kuko nawe nzamutungura ntagazi ko mukunda. Nawe ari ibintu wenda anziho bibi bitari byiza, ashobora no kuba nawe azagira ipfunwe ryo guhura nanjye, ashobora no kuba wenda yazagira ibibazo byishambaza nanjye bikandenga, hakaba hari inzitizi zimwe zatuma atanankunda nanjye. Ariko kuba narasenze aho ngaho niho mfite icyizere cyuko azanyizera nawe akanyuza. Ongera amasengesho ahubwo. Kuva uyu munsi rero nahuye nawe nibwo ngiye kujya ku mavi noneho 100%. Kayuri kadusoze. Dusoreze hano. Hanyuma ubwo ibindi bikurikira tuzabyumva Farida mwahuye cyangwa se wamwiganirije uzakuhera igisubizo. Yego murakoze banyarwandakazi, ndabakunda cyane kandi ndanabasuhuza cyane. Hari hashize igihe tutaganira, utumva igitekerezo cyanjye. Ndakitekereza ko beshi bishimiye ko mva mu butinganyi. Ndatekereza ko ubu ngubu abeshi bagiye kunshigikira, bagiye no kunsengera, bagiye no kumfasha no kuba nagira urukundo rwiza nkanagira n'igikwe. Kandi nizeye yuko buno butumwa wenda mbagejejeho, na buno butumwa wenda nawe nkuhaye ugiye nushirire Farida, ukaba uzampuza nawe umfashe rwose ubinkorere. Yewe nanjye icyo uzakwitura n'ubinkorera, kandi ndamwizeza ko nzamuba hafi. N'uwo mugabo nazaza guteza ingaruka tuzamuha umwana we, ubu nisigarana umusheri wanjye twibanira amahoro. Kadusoreze hano, twasubira mu kiganiro cy'ubutaha.